ariko uzi kuvuka nabi ugakura nabi ugakambakamba nabi ukarya ikinonka abandi barya breba cyane uranyumvira bakagukubita ikidi abandi bajya sandwich muri lagarette ikidi urakiza bakagubita igishabiro urakiza ni inyama y'akabenzi yo kuruhu niyo bita igishoro bakagukubita igishabiro abandi barya sosiso ariko bandi ukajya kwiga wambaye igipira abandi baragiye bambaye uniform iriho karuvati guhera muri gardienne akoze k'abana batoza kwambara karuvati bakiri bato urimo urabyumva ndebera ukarangiza nabi wanatsinda ukabura kujyana ku ishuri wajya no muri 9 inzara ikagukubita wari umuhanga ukagira imibare kuri taburo kayibura kubera struggle wakuriyemo warangiza ukayoboka umujyi ukawufata struggle wanawufata byakwemera ugashaka nabi washaka nabi ukabyara abakoboyi ukazapfa gikoboyi ukazajya no mwitaka bakakugerekaho tone ubwo abandi bapfa gupfundikizaho beto yaba we nijuru kazaribura ko numva ari danje umwana namarira umugore namarira yanije umwe ahita bakomanda umugore akahita bajetiri yizeye yuko boss yamukuje urugura rusenye nawe inyatsi zateri wawe ngo ngusengere nje barambwiye ati yebana tubabarezi baramurangije man bavuga barukwe Babiloni zandangije sindangiye neza agakaruvati iyi jire yireba reba impeta nambaye ariko man ndagushe reba imbago mfite nayo si y'igiti rero nimbago yishimiye nayo nyishimiye Imana zabureba uzisubiraho ye baba we gake ubundi bwuziriho ubundi urabivanga bikivangura ubundi kumbaza ngo uramwikonje ngishyushye batizizane ndavanga abantu ndavangaza kabyivanga maze umuntu kubwira ngo jya kuri regime aribwo bikiza nabaguhohoteye nongera kubasuza no kuba ikaze kuri yawe TV mba nkushimira cyane kuba wadukurikiranye umunsi ku munsi n'iby'agaciro cyane ko mubana natwe tuba tubibashimiraho muri hagiye atandukanye ku isi hose muri rusange niba wakoze subscribe ndabigushimiye kandi niba utarabikora wabikora kugira ngo nawe ubutaha uzaze mu mubare w'abashimirwa nitwa Patrick Maje kugira ngo twibanire umunsi ku munsi tuganira kuri stories zigiye zitandukanye tuganira n'abantu babagiye batandukanye bitewe n'ingingo runaka dushaka kuganiraho ni yawe TV tubibutsa ko tuba turi kumwe na website yacu yawe tv.com usangaho amakuru abayizewe 5/5 umunsi ku munsi rero ushaka kumenya amakuru ikintu cyambere na amakuru usura website yacu yawe tv.com kugira ngo ubashe kumenya isi iba yerekeza turi kumwe no mu pastor tujye kuba tuganira benshi muramuzi cyane mwagiye mumenya mu tuntu twinshi niba utunze WhatsApp ukaba utaramubona kuri status yawe media ntago yibamo tujye gutangira tumuye ikaze kuri yawe abatuye mwisi ariko mugisha turashima Imana abavuga witwa supermanager negeze kwango kubutanze ubwabyo ni ikosa ibyo je ntago ari ikosa ko umuntu atanze ntago ari ikosa ariko niba umuntu atunze WhatsApp ndatekereza ko abenshi wagiye uca kuri status zabo yitwa Pst Theogene tujye kuba tuganira tugwa ikaze kuri yawe TV murakoze cyane turabyishimiye muri amahoro ikaze mu mpaye namwe Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mwijuru amen hamwe n'abadukurikiye ntangiye mbaturaho umugisha amen ahubwo amagene twikomereza kuri 5 batikomera amashi data umushimire kuri Kigali n'utundi tuntu twinshi atayo mahoro Yesu atanga ni atumusonga ubugari uririmba agatsimuka gasonga ariko ushyiramo n'agakorasi ushyiramo n'agakorasi nahandi biva ni mu mahoro Yesu ahabana ni mu mahoro Yesu ahabana ubwo nibwo butunzi buruta ubundi yego amahoro atava ku amafaranga ndayemera amahoro atava ku imiryango ndayemera amahoro atava ku bana n'umudamu mbese mu yandi magambo ibyo byose wabigira ntibiguha amahoro ariko Yesu Imana ishimwe amahoro atanga ntagira akagero uzi ko ari naryo sezerano yatanze amaze kuzuka amaze kwiyereka abigishwa nyuma yo kuzuka ntiyababwiye ngo muzatura
ahantu hakomeye Yerusalemu cyangwa ni mu by'iki gihe nabwiye ngo muzatura Harvard cyangwa muzajya Amerika cyangwa Australia oya yababwiye ijambo rimwe ngo mbahaye amahoro kandi amahoro mbahaye si nk'uko abisi bagira gute bayatanga bivuga ngo nta mafaranga abaho yagura amahoro yankunda kuvanga amahoro aramutse ari ikinini yabavura umusonga witwa gahinda amahoro aramutse ari ikinini yavura umusonga witwa iki agahinda dushimiye Imana rero yaduhaye amahoro yego ukomeje kana ko umusonga ne bakakanura none bigeze gukora bango mukuru w'agahinda agahinda kagira umuryango mugari ariko agahinda ni kabi yego yuvuze akantu nkako ngako ukavuga uteganya ko kazatrendinga kuriya biragutungura ugisanga wavuze akantu mu kiganiro ukabona kazengurutse kuriya bigenda bite ntago ari ibyo ntegura si ibyo mba nanditse nta hantu ndi gusoma ni ibintu binzamo nkavuga tuni impano y'Imana kandi bifite umugambi kubo ndi kubwira mpamya neza ko iki kiganiro kizagera kuri benshi dushima n'Imana yaciye umurongo mu buryo bwa media ivuga butumwa rigatambuka hari abo tutahurira mu nsengero hari abana bari mu bipango tutari kuzigera duhurira mu nsengero biba asohoka muri Vigo akajya ku ishuri na vewe cyane yajya muri siporo akajyana na tegisi ubwo so twahurira nkanjye umwana wa Gogos ntaho twahurira rero tuve Gogos tugere mu rusengero nta naho twahurira mu rusengero ntaho ariko byibuza media yaraje aho yicaye muri vewiti afite smartphone imbere ye iyo aka kantu bakasemo k'amasegonda 30 akabonye ahita agira amatsiko yo kujya kureba iyo nkuru yose cyangwa umupasiteri yakavuze kubera iki akabakurikiye cya cyigisho akabayumvisha ubutumwa rero kugakata n'abayigeze bambaza ngo ese bari abatwigana turiya tuntu baba bakasi bakadusubiramo babakobwa babahungu babana ati nta kibazo nta nuwo nzi nta nuwo ndanahura nawe urumva ushobora kuba tunahura agatambuka nkagenda n'igihe gashobora kongeraho kamaze nk'amezi 6 ntaranakabona ariko ni uburyo bumwe inzira zimwe Imana yaciye kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare sawa cyane gitwa Pst Theogene niwe turimo twiganirira gusa ariko gatoya yo bavuga ngo ubukire ni ku mutima wenda rimwe na rimwe ukabona hari ingero z'abantu wakita ko badakize ku mutima ariko ku mubiri bakize bigenda bitiyo migisha iboneka ite hano murakobwa ati ariko hanze abantu benshi bahemuka nibo bakira iyo migisha itangwite abantu benshi ubona basa n'abahemuka cyangwa badakora ibintu binyuze mu mucyo nibo bakira iyo migisha itangwite reka nkubwire imigisha iri mu buryo bubiri hari ukugira umugisha wo mu isi pe ariko ukaba nta bugingo ufite abo ni abandi bakira bahemutse cyangwa bakize bagahemuka ariko biranashoboka ko wagira umugisha wo mu buzima busanzwe wa hano ku isi kandi ukaba utunze n'ubugingo buhoraho aho ngaho ni ahandi Yesu yabwiye Petero ngo abasize byose bakankurikira bakiri iminsi nzabakubira inshuro 100 ariko n'ikigeretseho mbaho ubugingo buhoraho hari igihe tujya tubona ubukire tukagira ngo ni amafaranga n'aya ma etage ariko byonyine kuryama ukabyuka amahoro nubwo ibibazo byabaye byinshi nubwo ingorane zaba ari nyinshi ariko ubwo nibwo bukire kubera iki mvuze gutyo singendeye kuri rya jambo nanone banga kuba witeka bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi ntago nshaka kurivuga nko kabenshi baryisobanurira ahubwo icyo nshaka kuvuga kuryama ukabyuka amahoro icyo bishatse kuvuga cyo nshatse kuvuga ubwabyo uri umukandida wa bya bindi byiza mu yandi magambo y'igihumeka naho serumu waba uri kwa muganga ikimanuka biba bigishoboka ko wakweguka bikemera none se ndeba uwambonaga ngafite icyo bita icyuma urakizi wari umupeti ntacyo igikoresho wambonaga icyo urakizi reka sakubwira ikira kankureke kugira abadukurikiye mbese reba wambonaga icyo gihe aha twicaye hano Rwampara ahangaha warahakase bikomeye warahakase
umva mani turekera serike iringi ifite ibanga urumva Casablanca urayizi se mu cyano seje kereka abansi no bahise bumva icyo ndi kuvuga abansi bakumvira Casablanca ntayuzi ntago nyizi Kaninja urahazi reka ngayibaza umuntu uri muri iki gihugu utazi Kaninja hari karitsiye yitwa Kaninja muri iki gihugu ubwo rero reka nkureke dukomeze ikiganiro ariko icyo mvuga umuntu wambonaga ntiyari azi ko uyu munsi nanjye naba ndi pasiteri ubatiza abandi bari bameze nk'uko nari imeze bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubutunzi bukomeye rero bukomeye ni ukugira Kristo mu mutima kugira Kristo kuko uba uri umukandida kandi uretse n'ibyo ariko uzi kuvuka nabi ugakura nabi ugakambakamba nabi ukarya ikinonka abandi barya bureba cyane uranyumvira bakagukubita ikidi abandi bajya sandwich muri lagarete ikidi urakizi bakakubita igishabiro urakizi ni inyama y'akabenzi yo ku ruhu niyo bita igishoro bakagukubita igishabiro abandi barya sosiso ariko mani ukajya kwiga wambaye igipira abandi baragiye bambaye iniforume iriho karuvati guhera muri garidiyeni akoze ko abana babatoza kwambara karuvati bakiri bato urimo urabyumva ndebera ukarangiza nabi wanatsinda ukabura kujyana ku ishuri wajya no muri nayini inzara ikagukubita wari umuhanga ukajya ureba imibare kuri taburo ukayibura kubera sitarago wakuriyemo warangiza ukayoboka umujyi ukawufata sitarago wanawufata byakwemera ugashaka nabi washaka nabi ukabyara abakoboyi ukazapfa gikoboyi ukazajya no mu itaka bakakugerekaho toni ubwo abandi bapfa gupfundikizaho beto yaba we nijoro ukazaribura ko numva ari danje ibyiza rero reka tubure iby'isi ariko byubuze twitonde tuzazukire muri ya mahoro ya Kristo gusa kimwe cyo ngira abadukurikiye dutangira biracyashoboka aracyari ibyiringiro kandi n'ibyo mu isi Imana irabizi ko tubikeneye ibi byo mu isi Imana irabizi ko tubikeneye ntabwo tuzabisanga mu ijuru niyo mpamvu ibiduhera mu isi ese kuki yabaho gusaba kandi Imana izi ibyo dukeneye kuki yabaho gusaba kuki umwana wagusaba kandi azi ko byose ubikeneye uzi ko ugomba kubimura ntakabazo kuki wansabye ngo nze kandi ngomba kubwiriza se ari inshingano zanjye mbese pasi uguha akeneye kumenya ko ibyo aguha ubikeneye yego arabifite nubwo ari mu mutima abizi ko ubikeneye arabizi ariko kugira ngo ubihe agaciro ni ukugira gute ubisaba ntago afite ibyo gupfa ubusa yego abigoye rero utabisabye wabipfusha ubusa kandi ntago data rero baje ndavuga data wo mu ijoro oya arera gikomanda nutarubiza bikuri hari muri rimwe aravuga ngo turi abasirikare bogejwe mu maraso na Paul abwira Timoteyo ajya kumusigira inshingano za gishumba namwe ati mwana wanjye ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro ko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo turi abakomanda ubundi afande ariko akaba n'afande abasirikare hari umukuru Jesus twese tukaba turi abakomando none se pastor ni amahirwe ko turi kumwe bya byose turaza gusobanukirwa byinshi yavuze bati biragoye ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijoro kuruta uko yaca mu zuru ry'iki wabyumvishe nabyumvishije kimwe cyago ndi bwemeranye nawe ijambo bajya bakunda kwanga abakire sabana ahubwo ni abantu ubwo raje ubijyana aho ngaho bijyemo umukire sabana gute ni abantu shumi na kwasiteri baraziguze kugira ngo tubashe kujya tuzigura 250 kugera mu mujyi burya agatebe kawe bukaranguye iyo adashora muri miliyoni ze gazane kwasiteri bari kukandagiza igitsi paka Nyarugenge rero reka dushimire abakire baguze amakwasiteri dushimire n'abakire yawe ugera mu rugo abantu baba waranguye iyo ugiye Butare ubu nangahe kujya Butarera simperuka yariho iwacu 2,700 7,700 ukava i Kigali waguze kwasiteri kugera hehe Iruwari mu bishoro by'umukire aho ngaho mu bishoro by'umukire urumva rero shumi
ni reka nkubwire muntu wagira yego abakire ni abantu Imana irabemera kandi n'abijuru bazarigera icyo Yesu yarashatse kuvuga biragoye ko wakwita ku by'isi ngo wite no ku ijuru yego iby'isi Imana yabwiye abisirayeli ngo nimara kurya mugahaga unkurikiranga n'igisubizo kiri muramenye ntimuzibagirwe abakiri Imana yavugaga n'abibagirwa aho bavuye kuko abibagirwa aho bavuye n'ijuru biragoye kurigeramo kuko utibutse iyo wavuye ntumenye iyo ujya ariko n'abakiri ijuru bazagira gute bazarigeramo igisubizo bacyumvisha abadukurikiye igisubizo reka ngisubiremo Imana yabwiye abisirayeli ngo muri kuva mu Egiputa mujya mu gihugu cy'amasezerano nimumara kurya mugahaga muramenye ntimuzibagirwe muramenye ntimuzibagirwe natwe reba iki gihe turava muri iyi si tujya mu ijuru kandi tukiri muri iyi si hari amasezerano Imana yadusezeranyije Imana nimara kuyasoza tukabakira ntituzibagirwe kuko nitwibagirwa bizaba bigoye ko tujya mu ijuru nicyo Yesu yaravuze umuntu wibagirwa ntamenya niyo agira ate ajya abenshi rero iyo babonye baribagirwa ubwo nuvuga ngo umukire wavugaga hano ni umuntu wibagiwe hari abantu bahita bishyira muri sansi y'amafaranga nawe urabizi iyo ryabonetse ni gake mwana kwibuka Imana nyir'ibyondo bikaba ibyo bifite ngo ubyinute basi ujye umwita nyir'inzu tuganire ujye umwita nyir'inzu kumwita nyir'ibyondo ntabwo ari imvugo nziza ku muntu w'umushumba ujye uvuga nyir'inzu nyir'icumbi nyir'inzu nyir'igetu mbese nyir'ikasimaketu ariko mama nyir'ingange we ntabwo urahura nawe nyir'ingange mesaje ya saa saba z'ijoro ngo Yesu ashimwe ucumbitse kwa murokora akakwandikira saa 8 z'ijoro ngo Yesu ashimwe si ubwo rero subiza ngo ahimbaze itariki ya mbere kujya kuri 28 ataragusuhuza ariko aho ngaho akaba yakwandikira ngo Yesu ashimwe mesaje urayirengagiza kavuga ati ni danje ejo nzahigira hera kandi reka nkubwire isengesho rigoye gusenga niryo gusenga usaba amafaranga y'inzu icyo bisaba gusa Imana ica inzira yaguye nazo ubwo wakora yine usaba amafaranga y'inzu nazo buri 30 jours uzajya ukora yine mbese ubundi urakanura ugahagarara mu ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azanaba nicyo gituma namwana ni struggle nizazindi umuzigo ni we niho muzigo kavuga ati Imana yaca gashumi umege tunanje kabisa shimiye yera maze kumpa inzu nubwo nyiri kuyubaka ariko nibora shimwe ndumva amakuru yarakugezeho cyane nanjye itafari riri kujya kurinda ariko ndababaye teti ndababaye umwe mwebwe mwakwisungana muri batatu mukayireka ariko iyo wazanye umudema aho ngaho wamugeneye pasiteri yamaze kubahambiranya yari insazi ubwo nyine bibukuyeho nawe mwakongera kwifatanya niweho n'umuzigo wawe n'abana ukavuga ati uhereye umunsi wa none yego mituweli ayinzu ibyo ni ibintu udahusha urumugabo ari bwaza n'umudamu ubwo menya struggle zigutegereje ubwo n'ishuri nirazamo ishuri man no buhamya bukomeye n'ubundi buhamya reka ndeka kumutera ubwoba kari bumuzane urumva kuko umwami Imana z'abagabo ariko kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma niryo uhagaze niryo bana mutunge kamera tubwirize ahise ajya mu mavuta bakomeye ejo bundi zino social media tuzibaho merutse kubona akantu ka voka iyo voka yari yaboze noneho hepfo bari banditseho ngo uyu muntu ibiceri yaguzemo voka byari amaturo niyo mpamvu ino voka yaguze yavuze ngo ibya Kayizari tubiye Kayizari ya maturo ni cya 10 biba bimeze biteho Kayizari wavugaga n'uwuhe ni pasiteri tubona ahubwo tumenye Yesu yavuze mu kihe Yesu yavuze mu gihe yari ari gukora umurimo we abivuga ari gukora umurimo wari umutego bamuteze bazana igiceri ati cy'igiceri ni tugihe Imana turira Imana cyangwa Kayizari uhagarariye abaroma inaha aba ari we tuyashyira mu misoro urumva arangije arabasubiza ati hariho nde kuri icyo giceri
ngo hariho Kayisari, bya Kayisari mube Kayisari, iby'Imana mubihe iki Imana. Icyo Yesu yari ashatse kuvuga, iby'Imana, kubaha Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, umuntu agashaka Imana mu buryo bwose. Naho amafaranga nayo Imana irayaduha kandi nayo akora umurimo w'Imana. Twese iyo turi gutura nta marayika urava mu ijuru insengero wagiyemo ngo aterure ajyane mu ijuru. Hari aho wigeze ubibona? Hari aho wigeze marayika ubona araje araterura ajyana? Ni umudiyakoni cyangwa umudiyakonikazi? Bakayajyana hehe? Mu gasenge. Mu gasenge cyangwa muri biro. Ntago bayabariraho ureba kuko wacumura. Bajya kuyabarira muri biro. Iyo bayabariye muri biro rero akora ibyo agomba gukora. Bivuga ngo wowe ugomba gutura, ubuyobozi bw'itorero usengeramo bukayategurira icyo agomba gukora. Harimo guhemba abapasiteri b'itorero, harimo kugura umuriro no kubaka insengero kuzagura, harimo. Ariko ibya Kayisari bigomba guhabwa Kayisari. Ntabwo yahembwa pasiteri. Ntaho bihuriye. Icyo gihe hari icyo yavugaga n'iki gihe turimo. None se hari bwacu ukayatanga na Kayisari ukayakwepa ukayasiga. Nkubaze ngo kuko umwe Imana azagutaba bwagera ukasimbuka ati na Kayisari. Imana iyaguhe. Ntabwo biba byoroshye kabisa. None se icyo cya 10 n'amaturo, ayo mafaranga avamo ayahemba pasiteri kuki ahembesha kandi ari umurimo w'Imana arimo gukora? None se nturi hano kuri kamera, wese nturi buhembwe? Nabo bari mu murimo w'Imana bagomba guhembwa. Kuko igihe ngenda umushoferi nkora taxi voiture, igihe nakabaye ndi muri ako kazi ndi gushakira imodokari zanjye akazi, urimo urabyumva? Uwo munsi nariwe hehe? Mu rusenge. Abana banjye bazarya iki? Umudamu wanjye azarya iki? Ntibakeneye kwiga, ntibakeneye ngo baba niga heza cyane kurusha watuye. Uretse wumva ikibi nuko nafata ibyo ntagenewe. Ariko inama y'itorero yaricaye inyemerera ibingibi, barabimpemba kandi bica muri gahunda. Ntibayamaye ku ntoki. N'urugero yaciye kuri banke n'imisanzu igomba gutangira atanzwe, nta cyaha kirimo, ni akazi. Ni sawa cyane. Pst Theogene, kuva mu buzima bwose watubwiye, kuva kuri wa muhanda n'ubwo buzima bwose, izo struggle zose uba uri ku muhanda wo mu buzima butandukanye, ukaza uyu munsi kugera iwawe, nubwo urimo kubaka inzu bisa naho itaranuzura ariko Imana irabizi izanayuzuza. Ukaba ufitiye umunsi abantu mu rugo bafite icyo bagukuraho ifunguro, amaniga yawe. Amaniga yawe tujya tubona mu rugo muri mwisanzuye muganira. Kuva muri ubwo buzima bwo ku muhanda, uyu munsi none ukaba ufite abantu mu rugo iwawe barya bikuvuyeho, ubisobanura gute? Ni umugisha. Icyo cyonyine kuba ndi umuntu nanjye ufite abandi bantu, ni ijambo ryitwa iki? Umugisha. Sinzi ibyo mvuze niba ubyumvise. Kuba naranyuze muri ubwo buzima uvuze, nanjye nkaba ndi umuntu ufite abandi bantu, ni umugisha. Ko jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 irangira, hari ababanye n'imiryango yacu. Mwana huriya mu nzira yakubona akakumenya kuba ngo ndabona uri umuhungu wa runaka, nabanye na so, yewe ntuye hahandi akakwibutsa, uzansure mu rugo. Wajyayo gusa yakubona, niba hari saa moya akaryama saa 12 n'igice, ntumenye n'igihe yazindukiye ajya mu kazi, ukabona ntawe ukwitayeho, kongera bugacyo ugatarasa kigendera. None Imana ishimwe ubwo njyewe ndi kurera abo ntazi, badahuje imico, badahuje uturere, badahuje n'ibikomere, kandi abo data yagiriye neza, abo bose njye ntawamenye. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ni umugisha ugeretse ku wundi kuba ndi kurera cyangwa se ndi gufasha gusubiza mu buzima busanzwe abo bari barangijwe n'iminsi. Igihe kirica cyane, igihe kiragusobanura ugasobanuka, ariko dushimye ridukura mu bihe ikatwinjiza mu gihe, natwe tugashaka abari mu bihe tukabigiza mu gihe.
yimera icyubahiro nutabikora sinkomeza ndahita nigende mukanya uratera haleluya mwirwane ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuva muri ubwo buzima bwose Imana ikaza kugushoboza kugira nawe undi ukura muri bwa buzima wari urimo nubwo byo byose uyu munsi wa none nabwo ntago wakoze uko ushoboye ariko bari abana bari ku muhanda ntago barangiye uyu munsi wa none iyo ubonye umwana uri ku muhanda ukabona ubuzima abayemo urabuzi wabubayemo nawe umufata gute nubwo watarabona igisubizo ahubwo icyo nabwira abababona njye mfite uko mufata reka mbabwire ngo nabo biracyashoboka ndabwira umunyarwanda wese muri rusange biracyashoboka kuriya nawe yahinduka bakeneye urukundo icyambere ni ukumenya icyamuzanye ku muhanda uriya bari abana bari ku mihanda baza ku mihanda mu buryo bugeze kuri butatu cyangwa bune uburyo bwa mbere hari abaza ku muhanda kubera agakungu akisanga ku muhanda iwabo i Kigali nta kintu abuze ariko kubera inshuti mbi yahuriye nazo muri interina niyo mpamvu mbwira ababyeyi baturi kumwe hano bajya basengera abana babo aho babasize ku mashuri byibuze babasigira isengesho kubera ko umwana ashobora kuva mu rugo atarigeze agenda atagusabye uruhushya ariko yagera ku ishuri akahurira n'abana bavuye ku itara bavuye majingo ku mazi tamutamu bakabwira wa mwana wize code de marche ati n'ubu murezimana viye muri kumwe hano se kumva baraguhamagaye ngo ngwino wisobanure ku kigo umwana we yasimbutse ikigo ejo bakamwirukana akamujyana ahandi ku kindi kigo nari mvuze ngo tujye dusengera abana bacu aho baba bagiye ku mashuri tubohereze ese uzi umwana kujya ku ishuri akwita papa akagaruka banga salama musaza wamugira utese TSVye urumva rero icyo yego umusa mbese icyo gihe no gusengiye ubwo no uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri ni abana bajya ku muhanda bitewe n'ibikomere by'amakimbirane mu muryango mu yandi magambo amakimbirane mu muryango kavuka mu rugo ari induru kandi yarakeneye kuvoma isoko y'urukundo mu muryango ahubwo akahavoma ibirohwa agaboneza y'imihanda yagera ku mihanda akasanga ikiroha gitobye neza akabatangiye droge agahera ku nkonji kumunyuzura n'ibindi aho nta nigaruriro uburyo bwa gatatu nabaje ku mihanda bazanywe n'amateka y'ibyabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 tumye abantu bamwe na bamwe twisanga ku mihanda ushobora kumbaza ngo n'ubu baracyari imyaka 20 n'ingahe baracyahari nta nubwo akiri umwana wo ku muhanda ahubwo kubera ingaruka n'ibyamubayeho n'ibikomere yamaze kuba n'umusaza nayo kugura ganja ntayagifite zarahenze kugura mitsingi ntiyayabona ni ugufata icyuma urakizi se ebana ni akarikeri kangana gutya kadesi rawundi imwe gusa ebana ahita atangira kuvuga ngo ko bwije mucana amata kandi ari saa 8 z'amanywa cyo bakita icyuma ahubwo Imana idutabare warumbajije ngo mbafata gute reka mvuge ngo twongere tubere ku rukundo urera ni uguhozaho tubabe hafi byashoboka ko umwe yahinduka umwe agahindura undi undi agahindura undi kandi umusaruro tukawubona nubwo ari imvune ariko twihangane kuvunika kuko nabo ni bene wacu Pst Theogene mu minsi ishize yaherutse gukora impanuka wenda abantu benshi barabimenye uyu munsi waje mu kiganiro kutuganiriza ufite n'imbago uyu munsi wa none urimo uramererwa gute n'ibyabaye ndimo ndoroherwa ndumva amezi abiri agiye gushira n'ibyumweru gutyo n'icyumweru kimwe ndashima Imana yandinze sima bagikuyeho ndi kumbago reka mbikubere muri ijambo rivuga ngo Imana igereje ikora mbaye nyishimiye ko byashaka kuba ikiganiro cyari ryarari cyaba cyakavuga ko uyu munsi tujya gusoza ikiriyo ariko Imana yarandinze inyongerera iminsi yo kubaho kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza bw'ubwami wacu Yesu Kristo niyo mpamvu nanjye wamamagaye nkaza
kugira ngo dukomeze kuvuga Yesu dusuzugura igini nubwo ridapfa wenda rihwere rizezengere tubwire yuko amaguru akiriho muvuge ngo amen. Siko biri kure kameramani nawe ndasiga mubatije ariko we mbanza turi bubanze kuyashyushya wamubonye ubona we byagorana zareze kabisa arakonje ntabwo yamubona ntabwo zavamo nuko irasaba ariko maze wa kameramani reka ngarukira oya ntabwo wese ari kimwe niyo wenyine mbonye ufashwa arimo guseka byumvikane ko muri bake baseka urumva ariko izuba riba ryabakaranze abantu babarenganya mana urengere kameramani yajya yicara mu gacucu umusaza Burezi turamusuje cyane nuko mubatiza mu yashyushye we ntashyushye kabisa ko biba ari danje wewe kwirirwa ukanuye kandi n'inshingano ngo byose abifata cyane ariko haracyari ibyiringiro cyane haracyari ibyiringiro ibintu by'umubatizo se byo iyo bavuga ngo utabyaho bwa kabiri ukomeje kubatiza kameramani nanjye nkomoza ku mubatizo kubyarwa bwa kabiri bavugaga n'ubushye kuko Nikodemo ngo yasobanuje ati no gusubira mu nda ya mama nkongera nkavuka nawe yaramushubije mu ijambo rimwe ikibyawe n'umubiri n'umubiri kibyawe n'umwuka n'umwuka yego kakanya se nakwinjira muri izo nyigisho kuko ni ama episode kugira ngo ubashe kubyumva kuko Nikodemo ne yari amaze igihe agendana nawe adasobanukirwa ni ama episode kugira ngo Yesu ajye kumufasha ariko kibyawe n'umubiri n'umubiri mu yandi magambo kibyawe n'umwuka n'umwuka kubikubwira rero uri ni inyigisho niyo mpamvu ifata amezi 6 hamwe amezi 3 aho biga kategisimo bakayiga iminsi runaka kugira ngo bashe gusobanukirwa ariko ni ngombwa ugomba kuvuka ubwa kabiri kubatizwa rero ni ikimenyetso cyo guhamya kupfanye na Kristo ukazukana nawe subiremo kubatizwa ubu waramaze kwihana yego ubu waramaze gukizwa ariko uku kubatizwa ni ugupfana na Yesu ni ikimenyetso cyo gusezera kuri babajyamo ni ikimenyetso cyo gusezera kuri babatipe na yamanyigo ukasezera bakakwita Babiloni ariko mu mwuka ukitwa murokore bakakwita ko bakurangije nge barambwiye ati yebana tubabarezi baramurangije mani bavuga barokore Babiloni zandangije ariko barokore mwandangije neza ngire n'izindi nigana sizeyo ko mwaza tukarangira gutya ubu sindangiye neza kwe reba agakaruvati iyi jire yireba reba impeta nambaye ariko man ndagusha reba imbago mfite nayo si y'igiti rero nimbago yishimiye Imana nayo nyishimiye Imana ntabwo ari igiti kuyibona have byihorera ntabwo ari igiti Mana ndagushimye zare ebyiri sigaye kuri imwe niyi nayo izajya ndetse ko bansabye ko ngomba kuba nyigenderaho kubera chevier muri chevier niho nagize ikibazo uburemere bwose rero niho bugana niho babore bw'umuntu ariko ukomeje ukana kuvuga ngo habatizwa uwizeye ibyo wari urimo runaka ukabihindukira ukabivamo nicyo umubatizo uvuze umubatizo uvuze ko hari ibyo wari urimo uretse ubundi gukizwa ubwabyo ni uguhindukira niba wajya agashyekero ugahindukira ugaterera igikondo nyenyeri niko guhindukira niba wamanukaga ukazamuka none se wenda sinjya nkunda gukritika abandi ariko ababatiza abana biba bimeze bitugo buri muntu n'imyemerere mu idini twikomereze uyu munsi wa none hari abantu benshi babagiye twe tukaba tugihumeka umwuka w'abazima biba ari iby'agaciro hari abakoze impanuka nk'iyo wakoze barapfa mu gitondo iyo ubyutse ugasanga urahumeka ukora iki nakubwiye tugitangira ko ari cyo gishoro gikomeye nibwo bukire bukomeye kubyuka kumva urahumeka byonyine kwegura amaboko kumva buremeye wakaraba amaso ukabona biremeye watera intambwe waza muri salo ukabona biremeye uwo ni wo mugisha ukomeye kuruta iyindi umuryango umeze neza inzu tuzayitaha ryari rero nawe urumva ni igiterane
yawe sibyo yego yawe ndabatumiye ni igiterane muzaza inzu ubwayo ni ubutumwa hari umuntu ari umuntu atunga ibintu bidafite ubuhamya ariko hari igihe umuntu afite ibintu bifite ubuhamya kibanza ni ubuhamya ibati ni ubuhamya amabati sindayageraho kugiye kufite umuvuduko kibanza ni ubuhamya amabuye ni ubuhamya umucanga ni ubuhamya amasima ni ubuhamya abafundi bwabo ni ubuhamya abayede kuba twice hano ubu none nafitiye ideni ntabwo ati nta muntu nzakoresha ngo aburare oya niba ntayo nabonye uwo munsi nta kazi hari igihe umubosi akukoresha njye ababosi bajya babinkura ko nango ntegereza byagera saa yine z'ijoro ngo sinkishe amazi yari ari ku ziko vanga amazi ziko simbabura wayibonye cyangwa imwe wazibonye ahubwo baba bagutegereje ko ari abantu mbwira abakire badukurikiye hariho abantu muri uyu mujyi bahaha saa 2 z'ijoro ibaze rero iyo utayamuhaye yitureba urwo rugamarira araramo umwana namarira umugore namarira yanige umwe ahita bakomanda umugabo umugore akahita bajetiri yizeye yuko boss yamukuje urugura rusenye nawe inyatsi zateri wawe ngo ngusengere ujye ubanza wishyura abo urazi uzi mbone kugusenge kuko n'abakozi n'ubuhamya nene wo kwibata iryo n'ubuhamya urumva imiryango ni ubuhamya ni ya indi funguka gutya igaruka gutya ikaro ni ubuhamya bukomeye umuryango ugenda utya ntago ari wonde kwa nyirinzu hari abantu bakodesha nyiriza akahita zagafata umuryango uzi kubo nawukuraho navuze ati ngomba gushyiramo imyinyi yifungura kagaruka igahura nk'imwe ku mabanki kagaruka igahurira Yesu reka ngarukiraho ibyo byose ni igihamya kivuga Yesu tuzahagera karibu ntago biba byoroshye cyane tukazakomeza ubutaha nibyo gisoje bwawe kuva nakora ibiganiro reka tugisoze none turasoje episode ya 2 tuzana turi muri bwa buhamya neza kinyirira tubwibereyemo na ya maniga yo ku muhanda yazaba hari ndatekereza uwo munsi nsengerwa narabatumiye none ubu nibwo ntabatumiye ntago bibaho n'uyu munsi ndabafata nkabajyana niga zanjye Nyabugogo ko niho gasima kanje niho nababariye sinshobora kwibagirwa n'ubu kwa gatandatu mfite uwo ngiye gushyingira w'imyaka 58 yarakira umusore no buhamya nabyo yarakira umusore twibaniye Nyabugogo ku gasima aho ngaho ngishijwe barakijijwe akijijwe yibuka ko atashatse yari yarashatse akibyibuka rero ababonye umusore wa mugani we ubu kwa gatandatu bavuye mu murenge kwa gatandatu ikirori kizaba ari ku myaka 58 nibwo yibutse ko atashatse iyo ugeze muri Yesu wibuka ibyo watakaje kandi zabureba uzisubiraho ye baba we ubu nibwo uziriho ubundi urabivanga bikivangura undi kumbaza ngo uramwikonje ngishyushye batizizane ndavanga abantu ndavangaza kabyivangura maze umuntu ukubwira ngo jya kuri regime aribwo bikiza abaguhohoteye Imana turagushimira cyane wakoze cyane kutuganiriza kuri yawe TV byari by'agaciro cyane kubana nawe turagushimiye reka tukwifurize kurwara ugakira tukwifuriza iyo nzu ko Imana yuzuza tukwifuriza amahoro mu muryango tukwifuriza byiza Imana itanga bigomba kugeraho hanyuma sinzi niba ari ikintu kiri ku mutima wabwira abantu baba badukurikiye mu bice bitandukanye kwabwira ko basimbukira ku Nzahuke TV aziko nakaragasha Inzahuke aho ngaho ujye kuri channel wandikeho Inzahuke gusa biba birangiye ukabona inyigisho mba nagiye nigisha biganiro mba nagiye nkorana n'abo batipe n'abo bajyama twifatanyirize none iyo uhageze ukora na subscribe hariya niko bavuga hamwe hatukuruka hakora kukanyona nakazogera kaza ngo kagakoraho ngo itaza nakandi ngo gafite amatwi kagakoraho ugakora no kuri like nibyo cyane ugakora na share na comment bakazigo ku Nzahuke byakwemera ku Nzahuke
turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza. Reka cyane. nshimire namwe mwaba dukurikiye, mbibutse ko ushaka kumera neza cyane umubiri wawe ugatera neza muri physical fit ugomba kugana Body Max Fitness abangaba baherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe. Dusanga muri Hilltop bafite gym nziza cyane irimo abakozi bagufasha gukora umubiri wawe, bafite ibyuma bitandukanye bigufasha, bafite sauna and massage, dufite swimming pool. Izo ni serivisi zose udusangana muri Body Max Fitness. Uduhamagara kuri 0788358041 hanyuma bakaguha izo serivisi. Nitwa Patrick, ndabashimiye ko mwaganiye natwe, mukomeze mwana natwe mu biganiro bindi bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.